igihe utamenya agaciro umugore afite ugatangira kubona ubonye wese atambutse ukamugendaho noneho ukagenda uryamana n'uwari wese ubonye zambaraga ukazirangiriza hari uzagera mu buriri umubwira ngo hindukira. Ariko ndashaka nkubaza ubundi we wa mugabo wundeba cyangwa wa mugore wundeye ubundi umugabo wawe wamukuye. Uyu munsi ikintu kiri gusenya ingo abagore benshi bacinyuma abagabo n'abagabo benshi bacinyuma abagore. Ikaze bakunzi ba Christ the King TV CTV turanezerewe cyane Imana iduhaye umugisha wo kongera kugaruka muri studio wo kugaruka kuri kamera ariko kandi nkuko mubizi abadukurikirana kuri CTV Christ the King TV murabizi ko dukunze kubazanira ibiganiro bifasha ibiganiro byubaka turi hano turi kumwe n'abagabo b'Imana turi kumwe n'abagabo b'imbaraga bafite izina bafite izina bubatse muri mu bigendanye n'ijambo ry'Imana n'ivuga butumwa ariko kandi no kumpugura abazi ni nararibonye bagiye bagaragara ku yandi mateleviziyo ari amacano ari za televiziyo asanzwe bakaganiriza abantu societe nini umuryango munini ukabumva rero niyo mpamvu twabazanye kugira ngo batuganirize niki twakora kugira ngo twubake umuryango ufitiye akamaro igihugu n'isi muri rusange twubake umuryango ufite intego twubake urugo rufite umuhamagaro rufite akamaro rufite inyungu. Mu minsi ishize twabonye abantu bashingiranwe bamaze ibyumweru bitatu barongera bavuza induru bagaruka kwa pastor umwe umugabo umwe akavuga ati njewe nta kindi dupfa naramushatse turi mu kinabiro muri bathroom muri dushe akajya kandi umuti wa korogate akawuhera hasi undi nawe ati njewe ati wacu ko twakuze ati tuwuhera hejuru. Usanga byabaye intambara bikurura intambara kugeza hafi no kugira ngo urugo rwabo rurimbuke urugo rwabo rusenyuke bamaze guha satani icyuho. Ariko rero ndagira ngo mbabaze muri rusange niki nkawe pastor Abeli umugabo wubatse niki muri rusange ubona urugo rw'iki gihe rukeneye? Icyambere navuga se w'ibibi byose ni satani niwe se w'ibibi ariko Bibiliya ijambo ry'Imana biravuga ngo turwanye satani nawe azaduhunga. Rero igihe umuhaye urwaho byanze bikunze arinjira. Ubwa mbere ni habeho gusenga kuko niryo shingiro ry'ibintu byose. Gusenga gukuraho ibibazo, gusenga gusenya ibihome, gusenga kandi gukingura ijuru. Iyo umugabo atamenye agaciro umugore afite atangira kumufata nk'igikoresho kidafite umumaro. Iyo n'umugore atamenye agaciro umugabo afite agatangira kwitwara uko yiboneye no kutamuha ka gaciro Imana yamuhaye nabyo birashobora gutuma urugo rusenyuka. Urugero ushobora kuba utashe wananiwe warushe wahuye na byinshi ugasanga umugore yarakaye angana gutya niwigeze umubwira nabi ntacyo mwapfuye aho kugira ngo akwakire aguhekeya agushira amazi muri dushe kuzanire kamba mbiri mbese muri make agufate neza kubaza uko wiriwe uko byagenze icyo gihe icyo umubajije akagusubiza nabi ikintu umubajije akagusubiza nabi kandi nta kintu mwapfuye. Ibyo byonyine birashobora kuzana intandaro yo kugira gute kugira ngo urugo rusenyuke. Hagomba kubaho kubahana kandi umuntu wese akiyumvamo umugenzi we. Iyo hatamaze kubaho kubahana no kugiranira urukundo ngo umuntu wese yiyumvamo umugenzi we ntago bikunda. Reka mbabwire hari ikintu gikomeye isezerano nkuko umugabo w'Imana bitugaza. Isezerano igihuma ni kukuboko utimbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo. Nsezeranyije ko uyu mugore musezeranyije uyu mugabo kuzamukunda nk'abana nawe ubuzima bw'iteka. Burya nubwo bivuze kuriya ariko rirya sezerano rirakurikirana uzarebe ntabwo nshaka wenda kubacira urubanza. Urugo rwa kabiri nubona umugabo yataye urugo rwe rwa mbere rw'isezerano
ukabona ataye umugore we w'isezerano basangiye akabisi n'agahiye batangiriye ku hasi baryama ku kirago batarabona amatora bafite rwa rukundo rw'ubwaka bagifite rwa rukundo rwo muri fiançailles ukabona rirengagije amaze kugenda muri za rengiro vagenze muri za V8 yitandukanyije na wa mugore wavunikanye nawe habwa ashobora kugera ku nzozi ze byanga bikunda birasenya bigenda bisenyuka kuko hari uwabitangiye hari uw'Imana yabahanye umugisha hari uwabisengeye biriya bintu haleluya amen rero urugo ukeneye kubaka ni urugo Imana irimo ni urugo rufite indangagaciro gusenga nkuko Reverend Abeli yabivugaga nkuko namwe mwabivuze ariko nanone urugo rufite ubunyangamugayo ntabwo ari uko abantu bose bazi gusenga turabasaseridote ariko ntabwo ariko bose bazi gusenga komsa bose ntibazi gusenga ariko kuri aka kantu hari ikintu mvuga muri ubu bunyangamugayo asifiwe Yesu iyo ubwo bunyangamugayo bubuze aha birapfa kuko hari aho bibanziriza urugero yego ni byiza ariko navuze ngo iyo umwe abuze ubwo bunyangamugayo arashobora kuba intangiriro yo kugira ngo urugo rusenyuke urugero nk'ubu tuvugana niba ngewe ndi umugabo sinkore inshingano Imana yampaye nk'umuntu w'umugabo nkirirwa niryamiye umugore akabura ibyo kurya umugore akabura imyambaro umugore akabura ya mavuta akabura isabune umugore akabura byankenerwa mu rugo icyo gihe nshobora no gutera umugore ikibazo umugore agatekereza nabi agatangira gutekereza uburyo kibundi yabonamo amafaranga mu buryo butemewe kubera iki inshingano zanje nazo ntabwo nagize gute ntabwo nazikoze hari n'ikindi Abeli nshaka kukubwira nk'abakozi b'Imana ntabwo amasengesho menshi yubaka urugo kuvuga ngo ugiye mu masengesho ngo ndikanyarira ndikizabona nagiye Kampala Pole yagiye Burundi nagiye gusenga ugomba gushakisha n'ubuzima ntabwo umugore yazanywe n'ibirayi wabo biriyo ntabwo umugore yazanywe n'ibitenge na se na nyina bari kumwambika no mu buriri mu gitanda akeneye kumubwira utihindukira urumvishije akeneye kumubwira hindukira ntabwo akeneye kumva ko saa 9 uri mu masengesho sanga aho uri mu masengesho kanya uri kuri CTV nkaka aya masaha hari abarimo kubaka urugo rwabo banezerewe ni ku munsi w'icyumweru abantu baruhutse ukeneye kugenduka umugore niba yaguteguriye ibyo kurya ni ngombwa ko no mu gitanda kubona umuha umwanya ntabwo kuye kumuha umwanya ngo umuhahire ibirayi ntabwo kuye kumuha umwanya ngo umwambike imyambaro ukuye no kumuha umwanya ukamuha cya kindi musaza watamuha ukuye no kumuha umwanya ukamuha cya kindi satamuha ukuye no kumuha umwanya ukamuha cya kindi mama watamuha cya kindi miryango tamu cya kindi cyamuzanye ukakimukorera uvuze neza cyane hari akantu nshaka kuvuga hagati aho noneho ubwo tugiye muri deba noneho rero kandi ntangiye gufashwa Yesu ashimwe cyane ibyo ibintu uvuze birakomeye ubwo none hagati aho rero nicyo navuze kubahana no guhana agaciro kuri buri muntu wese igihe utamenya agaciro umugore afite ugatangira kubona ubonye wese atambutse ukamugendaho noneho ukagenda uryamana n'uwari wese ubonye zambaraga ukazirangiriza hari uzagera mu buriri umubwira ngo ntabwo bishoboka ikindi nacyo ubu noneho harateye ibyorezo by'indwara zitandukanye uragiye ukuruye icyago uzanye sida cyangwa izindi ndwara noneho umugore ugize n'amahirwe mabi arabimenye icyo gihe ntuzamuhindukiza ngo akwemerere yamaze kubimenya yakumenya wirwa hariya hanze muri babandi na babandi icyo gihe ntiwamenya agaciro umugore agize gute urimo kwisenya urimo kurusenya wonyine umuhanuzi Oza muri biravuga ngo ibice bino 16 aravuga ngo abantu banje bapfuye bazize kutagira iki ubwenge kutamenya cyangwa se no hanyuma reka tuvuge ko iki kintu buriya Dawidi ajya kujya mu ishyamba yego yagize ubwenge bw'Imana bukomeye ntago yatse umunani cyangwa yaka amafaranga kuko yabonaga ibyo bintu bizashira haleluya amen we yaratekereje aravuga ngo ngomba kuzashaka ikintu kinezeza kikanezeza n'intama ndagiye ahitamo inanga yego ndashaka kuvuga ngo igihe urugo rudafite inanga yego kandi iyi nanga rero bakagombye kunezeza urugo haleluya amen umwijima utaha mw'urwo rugo yego inanga ni hanyuma rero inanga ni iyi ngiyi kandi inanga ntabwo ihenze iyi nanga rero niyo yakagombye kunezeza urugo kuko ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya mbere umurongo wa 8 ndashaka ko twumva hano hantu
haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga yego umwuka wera nabamanukiye muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu Yuda yose ni Samariya ndetse no kugeza ku mpera ndashaka ngo dukuremo amagambo birakomeye hari ikintu bita imbaraga hari ikintu bita guhamya mu muryango umugabo umugore abana aho niho itorero gira gute niho riba ntago rero uzava Yerusalemu ngo ujye kuvuga ubutumwa i Samariya ariko Yerusalemu utagize gute utabuvuze ikibazo narimbajije wagerageje kugikomoza ariko sindabyumva neza umugore aragiye aciye inyuma umugabo aranduye uburwayi umugabo ati mbo twarutamena sinarinzi ko wanci inyuma sinongera kuryamana nawe cyangwa se umugabo aragiye aciye inyuma umugore azanye bwa burwayi umugore utongera kunyegera sawa umugabo yananiwe gucuraranga yananga ari yuvuze ngo asome ijambo ry'Imana bwirize wa muryango noneho ahubwo agiye gutakaza umwanya mu bitagira umumaro agiye kwiruka inyuma hirya hariya mu ndaya n'ibindi sibyo noneho ubwo yatandukiriye yananga yamunaniye gucuranga arazanye cyacorezo azanye cya kibazo umugore ati no ntibikunda sinshaka cyangwa se umugabo ati sinshaka wa mugore we wanciye inyuma uzanye ikibazo twarutamena harakorwa iki nuvuga ngo hagati aho ngaho reka nsubire inyuma gato ya kuko Bibiliya iravuga ngo ibyakira ntimugira gute ntimubyibuke kandi mwe kubyitaho kandi hari ijambo rivuga ngo tugomba kugira ibyo tugarura amazi atararenga iki inkombe niko bimeze yego hanyuma turagira ngo n'abadukurikiye bumve iki kintu nicyo tubereye ahangaha niwo mwanya tubiranga niyo mpamvu turi kubabwira aya magambo kugira ngo tugire ibyo tugarura byapfuye amazi atararenga iki inkombe hagati aho abo byamaze gushikira ndabaha pole ariko babandi badukurikiye Imana ikibarinze icyo nabasaba ni iki uhereye uyu munsi none hakakanya tuvugana menya agaciro umugore Imana yaguhaye afite nawe wa mugore w'unkurikiye menya agaciro umugabo Imana yaguhaye afite ariko uyu munsi tuvugana hari abantu byamaze gushikira kuko yego uravuze ku ijambo ry'imbabazi nibyo Imana irababarira kandi natwe turagomba kubabarira ariko nagira nkubwire uyu munsi ushobora kubikorera umugore gutyo ituru ya mbere ati mbabarira akakubabarira ukabisubiramo ubwo wananiwe ubisubiyemo bwa kabiri nanone ati mbabarira byongeye byambayeho ati ndakubabariye n'ubwa gatatu hazagera igihe arambigwe ananigwe ubwo ndavuga ku mpande zombi ashobora kuba ari umugabo ashobora kuba ari umugore icyo navuga uyu munsi ngo ziri gusenyuka kubera ibi bibazo kandi biriho ariko uyu munsi ndabwiriza abantu batarahura n'icyo kibazo kugira ngo birinde cyane niko ijambo ry'Imana ribivuga ngo na Paulo yarabivuze ngo udakora ntakarye n'ubu umugabo wo kwirirwa wicaye gusa n'ubu umugabo wo kwirirwa iruhande y'umugore gusa gira umwanya wo guhaguruka ushakisha ibitunga umuryango ibitunga abana n'umugore umugore umwambika umugore umugaburira umugore yisiga abeho neza nabyo birakenewe kandi birafasha mu kubaka umuryango nyakuri hanyuma apare y'ibyo wirinde kumurutisha uwundi muntu wari we wese uvuge ngo umuntu wa mbere ngomba guha agaciro ni umudamu wanjye umuntu ngomba guha agaciro ni umugabo wanjye uyu munsi ikintu kiri gusenya ingo abagore benshi bacinyuma abagabo n'abagabo benshi bacinyuma abagore icyambere na mbere cyubaka urugo rugakomera rugashinga imizi ni mu buriri hagati aho ndakubaza akantu gatoya iyo umaze guca inyuma umugore wawe eske ubu mufitiye urukundo wapi iyo umugore amaze kuguca inyuma eske ubu mufitiye urukundo umuntu ukunda ntiwamubabaza ntiwamukorera ikintu gisa na bene nta rukundo ubu mufitiye ni iki gituma umuntu ahora afite irari afite umururumba wo kugira ngo ajye no kumva abandi uko izindi ngo z'abandi ziteka ni iki gituma umuntu ashobora kugira umururumba wo kumva ko gutemberana n'abantu runaka ndagira ngo mvuge iki kintu mu gushaka urugo kugira ngo rube urugo ruzima rutangirira muri fiyansaye nugenda hariya ku mazi ukambwira ariko ndashaka nkubaza ubundi we wa mugabo wundeba cyangwa wa mugore wundeba ubundi umugabo wawe wamukuye niba waramukuye mu kabari nyine
teru nyine ni ibyo warahawe n'ibyo ntukajya uregereta ngo yaraye mu kabari ntiwamukuye niba waramusanze kuri bici asubira aho yavuye n'ubundi nuko azahora ajyayo umugore wawe yavuye he baramusanze aryamye mu mucanga hariya kuri leta kivu baramusanze ari kuri muhazi nyine zahorayo igihe wahamusangaga hari n'abandi bahamusanze hari n'abandi bagize gute ahubwo ndagira ngo nkubaze ujya wibuka wamukuye urarinda gutongana ngo atashya aya masaha wibagiwe wamuvanye wibagiwe ibigare bye agenda ndagira ngo rero nkubwire niba waramuguse ukavuga ngo nji kugira ngo dukundane ukabanza kumugurira benzi igihe cy'amafaranga nuhomba abantu bajya bakora bagahomba n'indege ngo zirashya niko tujya twumva abantu bavuga numenye ngo benzi yabuze uzamenye nyine azajya mu bafite benzi hasajya mu babasha kumuha benzi ntabwo yamenyereye kugenza amaguru ntiyamenyereye gukandagira kaburimbo kuyitsindagira yamenyereye kugenda muri benzi niyo mpamvu navuze ngo bashakishe iruka shakishe bimutunga ibuka aho wagize gute wamuvanye niba waramuvanye mu rusengero umuntu wavanye mu rusengero afite comportement zo mu rusengero agomba gukurikiza yararezwe igishumba yarezwe n'abashumba yarezwe n'abaki azi ko gusambana ari icyaha nubwo wenda rimwe na rimwe satani agusha abantu azi ko kugira gutya ari icyaha niba mwarahuriye ku mupfumu runaka mwagiye kuraguza mwembi urumva azasubirayo baramukuye ku muhanda baramukuye ku muhanda hari aba batega nuko nyine azasubirayo iratubwira ngo duhore turi maso amatabaza yacu ahora agira gute ahore yaka umenye itabaza wowe mugabo uri gucana mu rugo iwawe urebe ko ritazimye urebe ko umwuka w'Imana akikurimo urebe ko utahetse ingobyi umwana yaragize gute yarapfuye cyangwa aratakaye nawe mugore ndagira ngo wisuzumure ese itabaza ryawe riraka cyangwa ntago ryaka niyo mpamvu turashaka ngo duhore turi maso we mugabo uri maso itabaza ryawe ryake umenye neza itabaza ryawe ryakamo nawe mugore ndetse ndabwira n'abasore n'abakobwa bazagira gute bazarushinga yego itabaza ryabo baririnde baricunge rizahore ryano ndagira ngo nongere mvuge kuri iyi fiança yuko ikorwa tunasoza nkuko babivugaga ndagira ngo mvuge iki ngiki ubundi we wa musore urimo kurambagiza cyangwa wa mukobwa urimo kurambagiza hari ikintu ugomba kwitegereza niba wenda mvuge umudamu nashatse uwo tubana ntabwo ari we mukobwa narambagije mbere hari abandi twagendanye ukagenda ureba ukavuga uti ibintu byavamo uwo twagendanaga twajya ahantu mvuga ntuze dusangire fanta bazana menu agahita ashaka kurya inkoko ndarya inkoko y'ibihumbi 10 kabona kutazashobora ndaravuga ntusuye umuntu duhuye uko muhamagaye nivanamo ibihumbi 20 inkoko akakirya yarangiza ati ni munakimfunyikire utabaye maso aho ngaho rero utabaye maso akambwira ngo ubwo bizavamo udacunga neza ryatabaza byataba ukamuzana azikuru umukozi w'Imana azikuru umurokore ati munzanire konyagi ati munzanire spirit runaka ikanunaka rikera ugasanga ateretse igicupa hari ukavuga uti cyo rero ahubwo ntabwo ari umuntu muye nawe sinzi wari nk'uwo muntu bamujyana mu rugo akazakumarira iki ugomba gusha niba uri ikirara shaka ikirara ntawe niba usenga shaka usenga rwose kuna bibira ngo mureka bapfu bahamba bapfu ba yego ibisabira sabirana shaka ikirara icyakora niba wagishatse utarakizwa ukaba warakije shaka uwo mwahuriye mu kabyiniro muzakirizwe rimwe wenda ariko nugenda ugasanga ndagira ngo ikindi nkubwire niba uvuga ngo ndashaka inzobe ngo ngewe ndashaka umuntu uri finyore runaka ngo inzobe ngo wawundi ngo urasa ngo nk'umwe nk'ukwezi ngo nk'akazuba ngo ntabwo nsigera ngira umwijimamo ngo mu rugo iwanjye nyine nta mwijima uzagira ariko mu rugo rwawe itara ntabwo rijya mu gitanda azazicura burindi murakoze cyane Imana ibaha umugisha twagasubiza ijambo presenter murakoze cyane hanyuma ikijyanye no kuba umuryango bashobora kugerayo bakabana neza ariko bombi babashakanye bafite ingeso zitandukanye za ngeso ubundi ugeze mu rugo iwawe mu magambo ugasanga umugore wawe wigeze umureba ku kibuno cyane wigeze hari igice cyo utabonye kandi wenda mwakundanye ariko hari ingeso ye utabonye no ku mugabo byabaye hari ubwo wenda ushobora gusanga ararahekenya amenyo asura vora kandi mushaka kananyara no kuburiri nabyo tujya tubyumva ntabwo nari nzi ko umugabo anyara ku buriri cyangwa umugore anyara ku buriri mwarahuraga ukagura iyo nkoko ukagura iyo fi mukarira ku gasozi
cyangwa akagusura mu rugo ku manywa agataha ariko kuko mutigeze murara bitamaranye igihe muri hamwe nk'uko ubwo bibaye hari ibyo utabona nubibona uzabigenza uzakoma ku munwa uzabitubwira ubundi byagenda bite kuko hari ngo tubona ushobora kugera mu rugo bashwana kubera icyo kandi bakakibika ntibazagifata barashwana mu rukiko mupfuye iki gute udashaka umuntu mwarasezeranye abantu buriya niyo mpamvu usigaye no kutwerera bisigaye byarataye bigenda bigabanuka umuntu avuga ati ndabatwerera bukacya bagashwana wese ndi gutanga posiyo agahera kakagira gute akabika so noneho mutubwire izi ngeso zo ziboneka abantu b'abantu batarigeze bazimenya hagati yabo bwabo. Okay, murakoze n'abadukurikiye. Icyambere uwo mwakundanye iyo mumaje kubana mwamara kubana ukabona hari ingeso utari umuziho urihangana wihanganira kandi koko n'ubundi muba mwamaje kubana urakihanganira hamwe ugasenga icyo ngicyo nicyo nabonye yuko ugomba kukihanganira urabyihanganira kuko nta kindi kintu wabona wabikora ariko nawe ndagira ngo iki kiganiro kirimo kubaka urugo cyane wikigira gospel cyane ndashaka nkuko twabitangiye naberi tukikomeze gutyo tunagisoze gutyo nuza gukoresha ibintu byo gusenga ntabwo uzasenga ngo umuntu ngo ufite defo nubwo atayihishuye natwe tutazitangaza ariko ntabwo uzasenga ngo iyo defo igire gute iyo defo ibashe kugira gute iyo defo ibashe kuva rero turashaka kugira gute turashaka iki kintu tukikore gute urumvishije niki iyi defo afite muri we uzasenga se niba iyo defo idatuma adatera urubari uzayisengera imbeho niba imana yongera imureme niba iyi defo se donc iki kintu abadukurikiye batureba reka mbabwize ukuri yewe ukuri kwanje kuba muri jewe hariho ibintu yego byo kwihanganira ukavuga ati uyu muntu kubera ko ndamukunda iki kintu ndakihanganira yego yasura mu buriri ukamwihanganira yewe yananyana no ku buriri ukamwihanganira ariko nagire mbwira abantu badukurikiye ntabwo uzakinyuma umugabo ngo akwihanganire ntabwo wakinyuma umugore ngo akwihanganire ariko ibindi azakwihanganira hari ibintu byo kwihanganira hari n'ibintu bitari byo kwihanganira nugenda wa mugabo unkurikiye ugatangira kudutaha bukeye cyangwa utaha saa 8 za nijoro nagire nkubwire ngo iyo niyo ntandaro yo gukinyuma umugore ntabwo azakwihanganira urimo uragwisenyera wewe nyene reka mbwira abadukurikiye tunasoza kandi tunasaba kugisha inama mutugisha inama hakiri kare bikiri mu maguru masha yenda nabivuze turaza kubaha nimero hakiri kare tugisha inama tukubwire ufatirane bikiri hafi amazi atararenga inkombe nkuko umukozi w'Imana Gerard yabivuze Imana iguhumugisha cyane kuko namara kurenga inkombe byanze bikunze urugo rwawe ruzasenyuka nawe byamaze kurenga inkombe wihangana ubwo nta kundi niba umugabo yagutaye niba umugore yagutaye ihangane kandi urire wihanagura uvuge ngo ni ngewe nabyitwayemwo nabi nagira nkubwire ngo duhamagare tukugira inama hakiri kare wa mugabo we tangira gabanya utangire gutaha kare gabanya izo nzoga zawe gabanya itabi ryawe gabanya kurara uragenda amajoro gabanya marari unyugwe ubanze unyugwe washakanye nawe unyugwe n'uwo ufite mu nzu yawe kuko reka nkubwira nutangira kugenda urareba abasumba abandi ntabwo ibyiza byose bizakurangiriraho kuko uyu munsi nushima uyu ejo uzahura n'umuruta nejo bundi uzahura n'umuruta ubwo rero ntabwo ibyo byose bizarangirira kuri wewe nyugwa n'uwo washatse umwihanganire wirinda n'uwirinda kumuca inyuma nawe azirinda kuguca inyuma.